Mukura na Rayon Sports n'indi match yaganirwaga cyane nyuma y'uko nyine ikipe ya Mukura yari yanganyije na Rayon Sports muri phase banganyiriza imuhanga ubusa ku busa igitego kimwe kuri kimwe nako nimugoroba abantu twageze kuri perekare tureba umukino warunogeye ijisho ibitego bibiri bya Rayon Sports byabonetse hakiri kare Mukura yatsinzwe igitego ku munota wa gatatu w'umukino umunota wa kabiri w'umukino yari amaze kurya igitego cya Aziz Basane kuranya barongera bayitsinda ikindi gitego ku munota wa 46 bongeye iminota 3 y'inyongera bajya kuruhuka ari ubusa ari ibitego bibiri ku busa mu kugaruka ikipe ya Mukura yaje kwishyura igitego kimwe cya Joseph Sakari ku munota wa 70 hanyuma guhera icyo gihe Mukura irwana no gushaka igitego cyo kwishyura ntibyakunda Rayon Sports mubanze mbere yuko tuganira ku bindi tubanza tuganire ku bwiza bwa Rayon Sports murabona hari iki cyahindutse muri Rayon Sports ko murabona imaze kugira imikino myinshi ikurikirana yitwara neza igeze ku mwanya wa 5 ifite amanota 35 ubu deja yayanganyije n'ikipe ya Police Rayon Sports na Police amanota 35 bose bamaze gukina imikino 20 APR bari imbere ifite 39 ariko yakinnye match 21 ni iki cyiza ni ibihe byiza mubona birimo birahinduka mu ikipe ya Rayon Sports birimo biratuma ibona intsinzi zikurikiranye ingingo ya mbere nge mbona ifashije Rayon Sports gutsinda imikino 3 ikurikiranya ndetse n'umwe w'igikombe cy'amahoro urumva ko ari imikino 4 batsinze ngira ngo muri iyi season bwa mbere bayo ko Rayon Sports ijya gukina nta mukinnyi ufite imvune bura Rayon Sports yakunze kugarizwa n'abakinnyi bagiye babavunika kuko ndibuka ko umutoza Aruna Feruzi agenda yavuze ko bimwe mu bintu byamugoye ari ukutabona abakinnyi uko yagombaga kuba bafite urabizi imvune za Aziz Basane imvune za Bedi imvune za Batambe Gloire imvune za Yisudianye ariko kuri ubu ngubu turavuga Rayon Sports full squad irahari ikipe yose iruzuye nta mukinnyi umwe ufite imvune ni ikintu rero umuntu yavuga gifashije Rayon Sports muri iyi minsi ubwo no gushimira wenda na medical team yabo burya nabo bari gukora akazi gakomeye ariko nyine kuba abakinnyi bose bari kubabonera igihe ni ikintu umuntu yavuga ko kibafashije ngira ngo hari ikintu abareyo batangiye kuganira kandi baba bafite raison kivuga kiti dufite ijambo rikomeye ku gikombe cya shampiyona yego ntabwo bari kure mu manota ubu APR irabarusha 3 yego irabarushane ariko rero ifite umukino na Al Hilal so ane harimo Al Hilal Rayon Sports inganyije na Al Hilal n'urugero hasigaramo 3 Rayon Sports itsinze hasigaramo rimwe yanatsindwa ikagoma amande okay uko byagenda kose ntago biyikura ku gikombe ane niyo yagumamo turi kuri jina ya 21 haracyari imikino myinshi cyane ko na returu ntiraba kucyo Iberi yaravuze kinatuma cyuzuza icyo warubajije cyuko bagira ijambo ku gikombe cya mbere burya no kugira abakinnyi reyo mu kwa mbere yakoze recruitment zatanze umusaruro ngiye kunyura mu tuntu niruka cyane sova igihe kubera ko hari indi ngingo yo kuganira kuri match ngiye kubinyuramo ariko ngiye guha reyo abareyo version equipe yabo uko nyibona iyo ngingo cyane ko ntari unayivugeho iyo yindi ikintu cya mbere Rayon Sports ifite nuko abakinnyi iri gukinisha 11 ubu 6 nabo yaguze mu kwa mbere ndavuga umuzamu Olivier ndavuga Shimanga soro mu Kongomani inshuti cyane ya Emery cyane bakunze kuvugana kenshi rwose Emery yambwiye ati numwe mu bantu tuganira kenshi kuri telefone yego ngo yabaje Emery ati wavukiye Emery amubwira aho yavukiye yumva bafitanye akantu basano aravuga ati ni hatari ubwo ni babiri Shimanga n'umuzamu Olivier hakaza Benaziz Dao 3 hakaza Obedi ukina kuri 2-4 hakaza muri mediane umukinnyi witwa Bangala Litombo 5 hakaza ndetse no ku ruhande Didier mu gisha 6 aba ni abantu baguzwe mu kwa mbere niki rero Rayon Sports yakoze cyiza muribuka amagambo yari yatangajwe na Gakwaya avuga ngo nta bakinnyi dufite reka bajye ku isoko imvuga abantu benshi baneze kandi koko yari niyo kunengwa icyo umutoza yakoze cyiza ni ukutemera 100% ko nta bakinnyi bahari ahubwo akamenya uburyo ahuza abakinnyi bahasanzwe n'abakinnyi bashya kugira ngo babakinnyi biyumve nk'abantu bafite agaciro yagiranye ibiganiro bikomeye cyane na Abedi iyo ataza kuwininga umutima wa Abedi
kuwininga uwo Asumani ndetse n'uwa ba Gloire Ngonge byari kumugora cyane. None abazizi basa n'ikuranya nabo biyumvaga nk'abantu bateshejwe agaciro muri ayo magambo, ariko ibiganiro bagiranye na nyir'ubwite umutoza, niyo credit y'umutoza ntabwo ari y'ubuyobozi, niyo kwishimira cyane. Yaganiriye nabo bose bereka yuko akeneye kubashyira hamwe kugira ngo ikipe ibashe kugera ku musaruro. Hari inkuru yigeze kuba muri Arsenal, umutoza atozaga Espagne yitwa Luis Aragonés. 2004 Arsenal itwara igikombe idatsinzwe, batangiye sezo 2005 avuga ngo n'ubundi Arsenal ikomejwe n'umukinnyi wacu mu Espanyol Jose Antonio Reyes yari yaraje mu kwa mbere, yaje no kwitaba Imana, akomeze kuruhuka neza cyane mu mahoro. Yakoze impanuka Antonio Reyes. Yego, Arsenal yamuzanye 2004 mu kwa mbere ku itariki 30 z'ukwa mbere neza, Amerika yo kwa mbere iri gufunga, iramuzana imukuye muri Sevilla. Aza ari umusore w'imoso nziza cyane, udribura w'umuhanga kabisa. Donc umwana w'umuhanga kabisa, onaga ari ku rwego rwo hejuru, aranasistinga cyane, afasha Thierry ari mu bitego Thierry yaje gutsindira muri yo sezo, barakorana bigenda neza. Kuri Thierry yaravuga ati ni petit frère wanjye, umwana uzi umupira, umwana uri kudufasha na ba Pires na ba Ljungberg, ntacyo bitwaye rwose. Thierry nawe amufasha, Thierry akunda no kwasistinga akamufasha. Ariko umwana icyiza cyabaye nuko Luis Aragonés abivuga, umwana yarahangayitse atekereza ko influence Thierry afite ku bakinnyi b'abirabura muri Arsenal n'aba Bafaransa bose bazamwanga. Umwana yitangura ngo avuga ati ni igitekerezo cya coach nge ntikindiho. You see, this is how you build a club. Abakinnyi bagomba kubaho hari uwumva bahanganye, ahubwo bagomba kuba buzuzanya. Icyakurikiye muri match yakurikiye bakeneye Crystal Palace, baramufashije Thierry amupasa n'imipira n'abandi, hanyuma ikipe itsinda 5-1, atsindamo 2 Jose Antonio Reyes. Biravuga ngo iki, umwuka mubi wari kuremwa kubera ayo magambo ari very dangerous and toxic. Ariko umutoza yaravuze atoya, ibyo mumbwira ngo nta bakinnyi bahari, oya harimo abakinnyi. Wemera si umukinnyi se? Yego. Ubu wambwira yuko ubu ngubu twavuga yuko Abed atari umukinnyi, Asumani ubu Gloire Ngonge si umukinnyi, ubu Folganye n'ubwo yazamo asimbuye si umukinnyi, Asumani bite? So uko guhuza neza abaguzwe n'abari bahari byatanze umusaruro. Icyo ni cyambere cyo kwishimira. Icya kabiri, ikipe ya Rayon Sports nubwo hari ibintu kirwana nabyo muri faze zimwe z'umukino, Rayon Sports nubireba neza ibere igice cya mbere ibiri hejuru cyane, ariko igice cya kabiri turabigeraho no kuri Mukura yaje kuburusha mu gice cya kabiri aho havuye nayo makosa bari kuvuga musifuzi. Mu by'ukuri ntakubeshye ni ibice bibiri biba bitandukanye. Igice cya mbere rero ikoresha ingufu nyinshi biri hejuru, igice cya kabiri Rayon Sports irasinzira irarangira. Icyo rero kijyana n'imyitozo iri fizike. Burya na biriya tuvuga bya tactique byo guhagarara bikunda iyo fizikali muri fit. Uzi impamvu rero imyitozo Rayon Sports igwa mu gice cya kabiri, doze ntingana. Hari abakinnyi baje mu kwa mbere, hari abavunitse, hari afite imyitozo mike, hari afite myinshi, donc harimo ubusumbane buturuka ku kuba ikipe itarakoze precision imwe. So ibi bararwana nabyo, ariko still baracyarwana no gukoresha tala. Abakinnyi bamwe mu beza bafite kurusha abandi, notama nge nshobora kuvugamo nka Elema, bose nabashimye, ariko hari Elema na Sibla nkeya ziri kubafasha. Umuzamu Olivier Kwizera vraiment coup de chapeau, izamu ry'Amavubi riraza kumukenera mu gihe kiri rwose. Ntabwo nareka kuvuga uyu musore witwa Emery na Chimanga afite partnership nziza pe, nziza mbatwariye rimwe. Yarantunguye Yannick Bangala Litombo, akina kasisi ka zone ntagenda cyane, akanakominika cyane. Buriya abafata umutoza ku rutugu wagira ngo barangana biganira nayo bajya inama, abandi baratsinda bakajya guserebura, akaza kubwira coach ati wambiye hawa, sinzi niba bavuga mu irengana cyangwa mu gifaransa, baganira neza cyane. Hanyuma undi mukinnyi nabonye nubwo ari gukinira ku mvune ntaramera neza, ariko bro uyu muhungu wa Lokandaza umupira, Abed azi umupira pe. Abed arakinira ku mvune ntarakira neza, ubona ko aziritse itako, ariko ubona ko Abed ameze neza. Hanyuma rero uwahize bose njye ku bwanjye mu maso yanjye ni Aziz Basane kuranye. Aziz wajya ngo ntiyavunike, Aziz Basane kabisa, kuko ibitego bibiri rero yatsinze niwe wabikoze. Yatsinze igitego bamukoraho n'ikosa ryavuyemo kufura by'ikindi gitego. So abayiruka babirigita ni inkuba, abagenda kabisa nta muntu umuhagarika. Yabari bagwaye amafaranga kuri match, uba wakinye neza, bamuhaye indobo y'amafaranga, ariko barabastewatsi agenda aba bitanu yayabaraga yafataga ati bitanu bya fata kibiri ujyane nawe wigurira agafanta, indobo ayinjiza luxury. So ubwiza navuga yuko Rayon Sports imeze neza, ariko kameme sinabana no gukeza n'umwana w'iwacu
ejo bundi yakoze neza cyane Mugisha Didier kuri match ya polisi nawe iyi ngiyi ntiyagaragaye cyane ariko kuyabanje yari yakoze neza. So muri rusange hari ijambo wari uvuze ngo ese bari ku gikombe, haracyarimo akazi ko kugenda bempuruvinga umunsi ku munsi, ariko mu bigaragara ntabwo igikombe bakivuye. Rayon Sports irahari ifite ijambo, biranagaragaza n'abantu bakora isawa. Management y'umutoza abonye uburyo yafashe Richard na Rikawu akabavana muri 18, akavuga ngo mwebwe ntabwo ari uko mufite ikibazo, ariko nkurikije match tugiye gukina ya Mukura reka nzanemo Bangara kugira ngo dufashe muri mediane. Urabona ko uburyo ari kumanaginga, ubushize Bangara ntiyarahari, ubaraje Rikawuvuyemo uko kuntu nyine agenda basimburanya amaze kumetiriza swad. Ni kimwe yavugaga cya management ya equipe. So match yarabaye nkuko babivugaga, bakina iminota 45 myiza, irimo ibitego 2 ku busa. Ku munota 67 Mukura yaje kubona igitego gitsinzwe na Joseph Sake kuva ku munota 70 kugera ku munota 70, kuva ku munota 75 kugera ku munota 90. Mukura niyo yari ifite ijambo rikomeye cyane kuri match. Ahantu abayemo ibintu nka bitatu bikomeye cyane byatumye benshi mu bafana basohotse, abafana Mukura, abatari abafana ba Rayon Sports, bamwe mu bafana ba Rayon Sports bemeranwa n'abafana ba Mukura, bavuze ko umusifuzi Uwikunda Samuel yafashe ibyemezo bidakwiye. Hari action eshatu. Iya mbere, ikipe ya Mukura yabonye igitego cyari gitsinzwe giturutse muri corner, batsinda igitego cy'umutwe, ariko umusifuzi Uwikunda Samuel asifura ko bakoze amakosa bakayakora ku muzamu, akozwe n'umusore bita ping pong. Cyo ni cyambere. Igitego cya Mukura cyaranzwe kinangwa mbere y'igihe, abantu batagira ngo yacyanze cyagezemo, yasifuye mbere ko igitego kijya mu izamu. Icya kabiri, hari penalty yakorewe kuri Elitatu yaracenze, yinjira muri box acenga Emery. Elitatu bigaragara ko bamukozeho haragwa penalty, umusifuzi ntiyayitanga, atanga corner. Hari undi mupira wa gatatu uwo bita Patrick mu rutahizamu wa Mukura, Mutsinzi Patrick yinjiye mu kibuga aracenga, atanze umupira mu rubuga rw'amahina, ari mu rubuga rw'amahina ahagazemo ashaka guha umupira ba Boateng Mensa, umupira Obedi awukuzamo akaboko awushyira hanze. Ibyo bintu bitatu byose byatumye abantu bava ku kibuga bavuga bati Uwikunda Samuel ni umusifuzi wa mbere abantu badashidikanya ku bushobozi bwe, ariko biragaragara ko match ya Mukura ashobora kuba hari ibyemezo yanze gufata kandi yagakwiye kubifata biri byo. Nimugoroba nahamagaye abakomiseri babiri babaza nyine kuri kubyabaye ku mashusho ahari. Amashusho nyine murabizi abantu bayagenderaho bakagira ibyo batangamo ubushishozi bwabo. Yambwiye ngo umwe mu boribo yambwiye ati ping pong ntago bagomba kumusifura ikosa, kuko bigaragara ko umupira wageze mu izamu n'ubundi ahubwo Olivier wamusunitse. Nahuye n'undi mugabo warayuganiriye Samuel Wikunda ni mugoroba, arambwira ati Samu yambwiye ko cyatumye asifura ping pong ari uko yari yamwihanangirije kare ngo yamubwira ngo ping pong yafataga amaguru ya Olivier, kwa kundi nyine umuntu aba akora screening ku muzamu mwakamufata amaguru ngo amwihanangiriza hakiri kare, ngo niyo mpamvu yari nasifuye mbere ku gitego kijyamo. Ibindi bambwiye ko bigaragara ko Obed yari yakoze élargissement du corps, akarambura akaboko katari kari muri position normale, ku buryo Uwikunda Samuel yashaka gutanga penalty ariko ntiyayitanze. Mbajije muri Mukura Victory Sport mu gitondo, yego barambwira ngo bagiye kwandika ibaruwa. Media officer wa Mukura yararimo arakata amashusho yo ari buze kuba herekeje ibaruwa. Kada bambwiye ko barimo barandika ibaruwa yo gutanga ikirego muri Ferwafa bihana umusifuzi bavuga ko yafashe ibyemezo bidakwiye. Ibere abanyamupira baravuga iki
we ubwo waganiriye kuri nande samu irabibaye ibaruwa ya kabiri ibaruwa ya kabiri ibaruwa ya erimereke ni naho mpera kuri erimereke samu ejo bundi twariho tumushima ari mu gikombe cya afurika tuvuga tuti ni umusifuzi mu by'ukuri uri gukora neza tunavuga tuti urebye mu rwanda ushatse wanamugira umusifuzi wa mbere bivuze ko oya ntabwo ari ushatse bivuze ko ibyo tugiye kuvuga kuba hari ibyaba wenda bitaragenze neza muri izo mace ebyiri zishize samu ni umusifuzi wa mbere mu rwanda icyo nicyo bivuze ko rwose ibyo kuko tugiye si twe kuvuga tubigena ni kafi bigena nta kubogama kuraba kurimo oya ntako yakoze neza turamushima ariko ahangaha tugiye kuvuga uko ngende yakoze n'umufana wa samu ukomeye cyane cyane urabizi n'ukuntu njya nkunda n'ukuntu aba asubira inyuma atera intambwe gake gake n'agafanta turagasangira n'ejo bundi twaragasangiye n'agafanta twaragasangije ariko nicyo kintu aka kazi dukora ntaho kabera danje niho kabera danje hari igihe biba ngombwa nyine ko inshuti yawe ugomba kuyiganira nta kuntu hari intege nke samu amaze iminsi agaragaza ngewe wenda navuga ko bijyanye n'urwego amaze kugeraho navuga ko wenda hari mace ubona ko atayitegura burya umusifuzi ategura mace kuri erimereke na ari hirare ubona ko mace atayiteguye harimo utuntu rwose twabaga ukavuga se samu yayimefiye kumanajingira kewose y'aba abanyasudani byaramunaniye urabona ko byamunaniye hazamo amakarita y'imituku ariko urabona ko nyine hari igihe umusifuzi agarura mace ku murongo abakinnyi bazamuye tempa bazamuye uburakari umusifuzi akagenda ubwo burakari abo bavanamo akagarura mace ku murongo icyo kintu cyaramunaniye byatumye erimereke ibaza kugira ngo erimereke yandike ibaruwa imurega nyamara erimereke yatsinze uwo umukino yahawemo penaliti umukino adiveriseri nahawe n'ikarita y'umutuku ariko ntibirengagije ibyemezo umusifuzi yari yafashe bitabanyuze erimereke ari kipfa na samu ntacyo ni abanyasudani nta munyarwanda urimo bivuze ngo ni amakosa akomeye cyane babonye muri uwo mukino nyuma yo kureba videwo ndetse no mu mukino muri rusange uko byari bimeze erega erimereke buriya yababajwe na penaliti yimwe penaliti rwose igaragara iri kiriya cyane samu yanga kuyitanga bibona cyane rwose aravuga ngo yari yabonye ko wenda bari baraririye aravuga ngo nta kuntu bari kuba baraririye ngo mbahe na penaliti ariko mu by'ukuri niba utasifuye offside sifura penaliti cyane hanyuma rero tujye kuri match y'ejo mu mupira w'amaguru iyo umuntu akinishije akaboko ni ukuvuga ngo ahantu hari gukina akaguru hakinnye akaboko mu rubuga rw'amahina icyo bita handiboro umukinnyi akoze kiriyarensi n'akaboko kona ikozwe n'akaboko nose kona ikozwe n'akaboko atari akaguru iyo si penaliti kona ikozwe n'akaboko cyane umuzamu bamukoreye sikiriningi n'ibisanzwe ubu niba hari ikintu kigezweho nta muntu ukinaga umupira asubiza inyuma ibi bya sorowini kufa zose no kuzoreza mu izamu ko byamaze kugaragara ko uburyo kubaka umukino biragoye fasha kuri finale ya afcon icyatumye abakinnyi ba senegali bivumbura si uko batemeraga ko umusifuzi yabasifuye ngo bakore ikosa ku muzamu ntibari bamugonze si no kumugonga cyane reka ngo igitego cyoroshye arisenali igitego cya mbere yatsinze mane shampiyona igitangira igitego cya mbere rwose cya karifiye bayindiri sariba neza yari yagiye muri bayindiri yari ari mu muzamu yari ari mu gatuza ka bayindiri neza kabisa cyane sikiriningi yo arisenali ihora iyikora buri gihe igiye gutera amakoroneri kubona umukinnyi wa arisenali aza guhagarara imbere y'umuzamu byo biri normale rwose na nuza na brentford ariko rigiye kunaga baro ni ukuvuga ngo umuzamu ntabwo uwo bita uriya ntimba yaciye mu kaboko ka usura mu bwisanzure gute ubwa mbere muri offside muri koroneri nta offside ibamo wemerewe guhagarara aho ushaka wari ubizi buriya imipira yo kurengura amathrowin amakorone nta offside ibamo ntabwo wavuga ngo bateye koroneri ngo atsinde ari muri offside no niyo mpamvu yemerewe guhagarara no mu murongo w'izamu umukinnyi yemerewe guhagarara kandi umubiri we ukawumushyiraho nyine ukamwumva yemerewe guhagarara mu murongo w'izamu umukinnyi wa diveriseri neza hariya batsindira yemerewe kuhahagarara why not kuko nta offside irimo samu rero ahantu ibintu yakoze mbona yarabikoranye ubuhanga kiriya gitego yabibonaga ko Rayon Sports byanze bikunze ko ihagaze ijya gutsindwa igitego kuko umusifuzi ababibona yabibonaga noneho asifura mbere kugira ngo yirinde kuvuga ngo byari byabaye ntarasifu kugira ngo nabaza kuvuga ngo nyamara ngo yari yasifuye ariko nubwo bavuga ngo nyamara yari yasifuye ko n'ubundi yasifuye ibitari byo kuko umuzamu niwe ahubwo wasunitse umukinnyi ntawamukozeho ni kontakiti isanzwe kumujena kugira ngo adakina baro yisanzuye ariko nta kosa bamukoreye yanga igitego mu by'ukuri n'abakinnyi bamukura bose bavuze bati baryamye hasi bano babatenge menza bavuze bati twari twagize imana baduhaye umusifuzi mwito wa mbere ariko ibyo yadukoreye biragaragara ko yakabaye ari uwa nyuma niko avuga Samuel yakoze amakosa ku buryo ngewe dezinyasiyo zasohotse kuwa gatanu reka mbasomere mesaje ya visi perezida wa mukura numara kuyisoma ndahita nkubwira hari kuwa gatanu ku rwego mpuzamahanga iyo bajya kudezinya ibigenderwa kuwa gatanu saa moya numva ariwo musanzu natanga kuwa gatanu saa moya na 11 z'umugoroba kuwa gatanu saa moya na 11 z'umugoroba ngiyi mesaje hero ni ukutuvuganira Samuel
ntabwo tumwizeye. ese niba batizeye Samuel ari uwa mbere ava muri kafu azizerwa nde? ati dore yemeye ko afana Rayon niko yabwiye uko nuko bimeze. Yemeye ko afana Rayon none ndebera bamuzanye kuri match yanyandikiye saa 1:11 kuwa gatanu. Uzi ikintu namubwiye ndamubwira icyo naranse ngo oya humura he is pro. Bijyana nanjye uko nzi Samuel n'icyizere nari mufite namwe ni oya humura he is pro. Namusubije saa 1:38. umubwira ati ntabwo yakora ikosa n'umusifuzi mpuzamahanga. ok njyewe uruhande rwanjye narutanze kera ingiramyaka ku basifuzi ibyo narabivuze tunagirana n'ibibazo baranandika n'amabaruwa menshi biragenda birangirira. Singikeneye kuzongera kuvuga ku basifuzi bo mu Rwanda urwego rwabo nararubonye. Hari akanama gato najya uko ahandi badezinya niko ko niwo musanzu wanjye ntacyo mvuga kuri Samuel sinshaka kwiteranya for no reason. Referees are not randomly chosen. Abasifuzi ntibatoranywa mu buryo bubonetse bwose. Yego. Every professional league has a dedicated refereeing body. Buri rwego rukina umupira mu buryo bwa kinyamwuga rugira urwego rushinzwe abasifuzi. That assigns officials based on. Bakaba aribo bagena abasifuzi bashingiye kuri ibi bikurikira. Experience. Bibodinze. Ubunararibonye. 2. Performance ratings. Uburyo yitwara amanota afite muri iyo minsi uko ari kwitwara. Yego. 3. Match difficulty. Ubukomere bw'umukino. 4. Potential conflict of interest. Aha arakomeye gasobanure. Potential conflict of interest nubango potential conflict of interest ibishobora kuba byateza gushidikanya bitewe n'inyungu. Dore rero ikibazo kiri mu Rwanda ari naho ngiye kuvuga sinenga Samu sinenga Twagira Umukiza sinenga n'undi baba bapanga match. Umuntu baravuga ngo nuwa APR bagacya bakamupanga APR. Umuntu bakavuga ngo nuwa Rayon Sports bagacya bakamupanga Rayon Sports. Umuntu baravuga bati muri performance rating match ishize yabayemo ibibazo hari n'ibaruwa. Yego performance rating isa n'ifite ikibazo cyane. Iyo body bishinzwe yo muri federasiyo mu yindi match so murashaka iki? Ariko urugaju nabivuga barandika ibaruwa bandikire RBA Rugaju yadusebeje yatuvuze nabi. So no ibi ni iby'abazungu n'iby'abongereza si ibyanjye. Yarafite amanota make. Ibintu uri kuvuga si ibyo mu Rwanda ni ibyo mu Bwongereza. Kareka ni iby'abanyira umupira. Ibi ngibi ni iby'abongereza ntanze ibintu byo mu Bwongereza rwose nta karisaci nikoreye ikiriho ibyo bintu ni ibyanjye ikiriho kwizigira bihenda kwizigira abireba ko mvuze ibintu byo mu Bwongereza. Reka dusoze kuri iyi ngingo ikiriho nuko reka mbabwize ukuri abasifuzi b'i Kigali zigenda bakarabiye nge nabivuyeho kera ntazongera no kubivugaho ntazongera no kujyana n'umuntu niteranya nawe. Igihe nabonye ko abantu bakora ibintu bakabikora nkana babigendereye babishaka nahise nkaraba burya kwibeshya ngewe ndabyakira. Igihe batwibye igitego muri sofu baro yakubise ipoto umukinnyi wacu ateye ishoti umukinnyi umuzamu w'ikipe dukina nayo atega ikiganza bari kubita mu kiganza cy'arayideviya iragenda ikubita ipoto bro yayikubise mu kiganza cy'umuzamu wabo uri kumva ko deje umuzamu wabo yayikozeho ikubita poto iragaruka umukinnyi wacu atsinze baravuze ngo yari muri offside yatsinze muri offside gute kandi umukinnyi wa adversaire baro yamukoze mu kiganza icyo bita rebound nahise mvuga ni musifuzi wo ku ruhande izina ryawe ririmo ibintu by'Imana sindivuze naho hagati nahise ntere salute ndavuga n'abasifuzi b'i Kigali muri abantu bahatari Imana ibahumure kuri iyi ngingo ariko ntabwo ari ibyo dusoze kuri iyi ngingo none se kwizigira reka mbaze akabazo koroshye genda soreza kuri interview ya Canisius. Canisius yavuze ati twavuye i Huye i Butare niko yavuze tuzi Kigali dukodesha hoteli dutegura umukino turarya turanywa turishyura izo ni depanse. Yego match twashoboraga kuyigiramo ijambo tukabona result itandukanye n'iyi none ntago njya mvuga ku basifuzi kandi nibwo bwa mbere Canisius kuva nanjye namwumva w'umutoza avuze ku basifuzi atariko tuyambuwe n'akaboko k'umusifuzi. Njye nabajije ikibazo kimwe
biriya bintu byabaye ntazi niba ari byo cyangwa atari byo bibaye kuri Rayon Sport ari Mukura donke Rayon Sport ariyo bari kwimaza iriya avantage nk'ikipe ifite ijambo byamera bite kuba ikipe ntoya nicyo bivuze abantu bakavuga bati hari senariyo twabonye mu Bugesera ati none ikipe ngo yo baba bayibereye rimwe ngo ikaba ishu that's not professional niba hari ikibi wagiriwe ntabwo kugira ngo gikosoke ari uko nawe ukora ikindi kibi yes niba hari ibyabaye mu Bugesera nemera ko itasifuriwe neza 100% Rayon Sport burya kiriya gihe mu Bugesera yasifuriwe nabi batazagira ngo bakubeshye burya ngo abayisonga yakoze ibara hariya yasifuye nabi pe ariko ntabwo ibyo bikosozwa gukora ibindi none se ikibi cyazatsindwa ryari none mukeba nawe n'ejo bundi nihagira ahantu naroze numva abafana be si abayobozi ni abafana bavuga bati ati nihagira akaba ati nimuzatake ati reka tujye muri ibyo reka tuzaba muri ibyo tuzaba muri ibyo koko ntibyari bikwiye ko amakipe asifurirwa neza yose reka dusoreza gusifura nabi kwa Samu ni ugusifura nabi nkana kuko ubushobozi arabufite ntabwo abuze reka mbabwire ko turi kumwe n'uruganda rukomeye cyane rwa Madras Materials Limited ni uruganda rwiza cyane rufite amabati meza ya zinc umusambi akozwe muri aluminium na zinc bikayahisha gukomera no kudatonda umugese bafite amabati yatashitse amabati ateye nk'amategura bakaba bayafite amabara yose kandi adacuya IT sheets azwi nka autoporta na amabati akomeye kandi aramba bafite kandi na auto corrugated azwi nka ondile nayo akomera cyane ukeneye imireko myiza imifuniko y'amabati n'ibindi bikoresho byinshi by'isakaro nabahitiramo Madras Materials Limited nirwo ruganda rwa mbere rwose rukora amabati meza hano mu Rwanda murarusanga ka muhanda wambutse ikiraro cya Nyabarongo hariya ku Ruyenzi ka muhanda wahamagara iyi nimero ya telefone 078 5 6 24 9 naho uzasanga Madras Materials Limited. yego hanyuma rero ubwo twibutsa abantu ko amafaranga y'igihembwe cya kane muri Tenga promo akomeje gutangwa rwose nawuzemo abantu benshi banyandikira bambwira ati natwe twayabonye abarimo bajiri Musanze barimo ba Vanessa handi Kigali rwose ngo n'amafaranga babonye ubatangiye kuyarya bameze neza zirikana ko uyu munsi uraramutse watse facture za IBM nawe y'amafaranga wazayabona ubwo hazaba ari gutangwa igihembwe cya gatanu ni 10% usubizwa kubera ko watse facture za IBM ni 10% watanze usoro ibyo bita VAT awards n'amafaranga nyine uhabwa ariko uretse amafaranga abantu bari gutekereza ku modoka izatangwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu